ariko bino bintu mbyizere koko uyu mukobwa umbaza bino bibazo bya hato na hato ngo mama tuganire ariko wasanga uyu mukobwa atwite cyangwa akaba ari kwiha gukundana n'agasore sore katagira iyo kava n'iyo kajya kambitega amaso. Wow! Mas você se mami? Da jeri. Champuze. Umeze gutebutse. Chanda ketinda mu. Ketahora bunga. Shuwa se. Chanda mu nawe nago yaburi byigira. Mwana urabana igisuko cyanjye kitagize. Rujya muri saro. Igo se. Aya kana bakita direde. Hawo. Kamaro musirimu. Naho karaje. Byibuze imyaka mikeya. 10 ugeze niyo mpamvu ntazisukisha direde igihe sinabivamo. Mami rero hari ikintu ushaka kukubwira. Ngenda icara hajya ubara inkuru urimo neza uribuka. Ngiye rero iyo umwana wanjye aje ntabwo aba nyongeye mami nagira ngo tuvinde n'urubuntu niko ako mami rero ibintu ushaka kukubwira cyagengeye ureka ikiganiro twari turiho wambajije ikibazo rero cyangwa urugutuye kiranyotse mu bwonko narende mankaraga nuko ngo ufite direde zaroreye hakaraga ubwonko mami kuki wambajije kuriya rero biriya bintu nakubajije yewe nahoraga nshaka kumenya uko ubitekerezaho ariko mami numvishije sinzi ukuntu nabyakiriye reka nkubwire mami ninkuzanira sheri cyane ndamuka nabonye sheri ariko ntabwo mfite muteze amatwi mbwira mwana wanjye mbwira numvise ufite ibintu bya condition nyinshi ntazi ukuntu zimeze abana bubu ni mu cyumba wagira ngo mwararwaye amaburo yanyu yarafungutse ngaho mbwira ndakubwira ngo uzane umugabo wo mukire umukwe uzagira akamaro urugo umugabo uzamarira akamaro urugo ako mami ndakubaha ndanagukunda ariko ku bintu by'urukundo rero mami numvise ufite condition zirenze ibintu by'urukundo mami numva ndahari ngo tutazabihuza ariko ntabwo shirene namubona ariko ugabanye biriya bintu mami ngiye niko mbyumva nakubeshya rero muzigaba akazi ntaho nkukinze kandi unyumve neza utazanzanira za gafifi zazi nizigene zibwera Mabebe umezute. Bese neza. Shana ari ngukumbura. Cyane se. Buriya kwishuri amasomo yaho stress sibazanyishe ariko uko biri muri iyi vacances. Ndabona we nta kibazo. Shange nta kibazo ibintu nk'ibyo sinjya mbipanika nyine iyo byanzura by'ihora. Kubaho nagufite. Ngenda hangayitse mfite ikibazo n'aba ex bari hanze. Uracyakundana wa mukobwa narinzi. Cyangwa aramukatiye. Wapi naramukatiye nikundira wowe usikunu buramba nkumbe ko kwawe intoki zawe munatekereza kuzambika impeta mu gihe kiraza. Nitese koko. Ready? Akubwo niko biri. Ngiye kwarangije. Ya sheri wanje nukuri ndashaje pe. Ndashaje gira unankure no mu rugo rwose mu rugo mazikahanga. Humura mbere yo nanjye ku rukundo rwawe. Nifuje umukobwa nkawe igihe kirekire niyo mutekereje n'icyo gukora kiranga. Umunange yashatse mbere yanjye. Umva numva mfite ubwoba umusore se dukundanye aragenda uzamba barewe n'uzagende n'ukuri. Baby ngiye ntabwo nzagutekereza sinzigera nk'umwana mu rukundo. Cyane ukuri ndishimye ntabwo wakumva ukuntu nishimye pe. Shaka umukunda. Ndagukunda ntabwo wabyumva. Ubu majije kubyumva bigeze mu ndiba y'umutima. Uri kubeshya. Uri my queen of my heart. Cyane ukuri kw'Imana gira umvane mu magupe. Akantu bajya bavuga pe ngo my love you just for this because you are. Ubundi ni weho wanje ni weho wanje kabisa. Yo buriya ndagukunda ku buryo n'inyenyeri z'ijuru. Nabwira Imana ikazimpanurira ikazinzanira. Nanjye nuko buriya.
mana nta nubwo nzajya ndabyuka ndabinze zanjye nifuje kuva kera bana batangiye kumpamagara ubwo reka ngende ngiye gupuraninga ukuntu iby'ubukwe bizagenda ntangire negeranye ibintu bikenewe nta kibazo rwose ubungubu mba numva ntuje mu mutima kubera mba mvuye ku kirere nanjye ndishimye n'ukuri ngagenda ku kazuba batakubura kubera njyewe ngomba kubana neza sibyo ndagenda ariko ntatuje kuko usigaye uri keza ngagenda kandi tugenda aho alo meze uteze meze neza nanjye meze neza nyine naratsinze nyine kese bite uvangiza amahirwe ndakubonye uri aha hantu amakuru ni meza aho meze neza meze neza ndashima Imana wabyiza nanjye meze neza nta kibazo nawe wari umeze neza ndakubona aha nahese nyine nibereye ahangaha nibereye kuri telefone biri aho yego mana yanjye umva se nkubaze amakuru ya Munyana we ko tudaherukanye Munyana ameze neza turaherukanye ariko yarantunguye gute se Munyana yaje mu rugo banasize ukuntu yitwaye mu rugo yarantunguye cyane Munyana ikagira inkuru byagenze gute se zime neza yaraje tukazajya tuganira nkabona hari cyarangaye hari umukozi wacu waje ari koza ibyombo mbone yamurangariye navuga ikintu nkabona akansubiza nyuma y'amasaha umukozi ni umukozi ni umuhungu Munyana se yaramukunze ra birashoboka genda bikemanga ese abibonye ese mbwira muri make ngo nyine ngira wowe kuganira njye naganiraga nawe ibyo turi kuganira nkabona ari bize akansubiza nka nyuma y'amasaha mbona amaso yayahanze reka ko uwo muhungu reka sinakubwira n'ubundi meruka Munyana nashira afite aho si yaba yaramukunze ubwo byaba ari sawa we umukobwa yasoje amashuri agakundana n'umukozi wo mu rugo bibaho ndumva amakuru ya Munyana rwose ndumva ntazi ariko ntacyo bitwaye ahubwo reka nkubwire nari ngiye ku isoko hari ukuntu nangiye kuzana sawa tuzasubira sawa kevinga bayi sawa mwiza bayi Okay, nyine mvuye kugura amayinite hano hirya mu rugo reba nk'imyanya nanjye nanje gusura abantu bahana byiza cyane none se ketari yego keti musize mu rugo arahari musize mu rugo none se be karame ugira sheri none se ko mpoje mugira sheri bikagutera isoni nyine se ubu ndacyakora akazi ko mu rugo ntabwo ndubaka gusa urumva nagira sheri nose be akazi ko mu rugo ntabwo ahuriye n'urukundo si ubu wakunda ugikora akazi ko mu rugo we birashoboka cyane mbona rwose urukundo rw'iki gihe se kuko abantu basigaye bakunda abantu bafite akazi keza abantu bafite amafaranga bavuka no mu miryango ikomeye urumva iyo urukundo ntabwo ndabijyamo buriya be ni ukuri reka mbwira nubwo ndi kwihuta nje gusura umuntu hano ariko se reka nkubaze akantu gato nose tubaye inshuti wabyemera ariko nawe aya mu buhe buryo se ariko ku mwana yanjye ubuhe buryo nose uri umwana ku buryo utazi iby'urukundo mu buhe buryo se ubuhe buryo yego ku mwana yanjye ugakunda nawe ibintu bikagera kure buriya rero ugenda ubitekerezeho uzambwira kandi buri ugomba no kubigira ibanga sibyo nyine biragoye wowe ntacyo ugenda ubitekereza ariko nta kibazo ntabwo nkubwiye ngo uhite usubiza genda ubitekerezeho ntacyo nzakuvugisha kuri telefone ibihumbi 17 nkorera koko natunga umuryango nanjye koko oya amafaranga ntabwo ari icy'ingenzi cyangwa n'urukundo ubuzima bwa Kigali buragoye kandi navuye mu cyaro wacu nta n'agahene tugira iwacu mu rugo rero
fata umwanya ubitekerezeho nakubwiye gusubiza. Okay, ntari bikagende no mu rugo barankeneye. Ngayihute. Bye. Bye. Kandi wiyiteho rwose.